nshuti mukundwa, wowe ukunda gahunda y'ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya by'ishuri ryo ku isabato, reka twongere dushimire Imana yo yakomeje kubana natwe, ikomeza no kutwereka urukundo rwayo. Iki gihembwe rero turimo turiga amagambo cyangwa se icyigisho cy'intambara ikomeye. Tukaba tugeze ku cyumweru gisoza igihembwe. Tujye kwigira hamwe amagambo avuga ngo intsinzi y'urukundo rw'Imana. Iyi niyo nsanganyamatsiko tujye kwibandaho cyane muri iki cyumweru. Intsinzi y'urukundo rw'Imana. Aho dufite icyo kwibukwa kiboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cya 21, umurongo wa 3 ndetse n'umurongo wa 4. Aha dufite amagambo avuga ngo numva ijwi rirenga rivuye ku ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbibutse yuko ibihe turimo by'akababaro, aho umuntu tubura abacu tukababara, turarwara tukaremba tukababara, duhura n'ibyago byinshi bikomeye cyane bikatubabaza. Isi y'uyu munsi ni imiruho gusa, aho umuntu kugira ngo abeho bimusaba ko avunika cyane. Aka kababaro kose tunyuramo, Uwiteka Imana aratubwira ko ibi bintu bizashira. Igihe kizagera Imana ihanagura amarira yose twarize, kandi Imana izatwihanganisha akababaro kose twanyuzemo. Uwiteka rero yiteguye kuzabana n'ubwoko bwayo. Nyuma y'aka kababaro tunyuramo muri iyi si, yewe n'ibyago bigiye kuzatera ku isi, n'akarengane kagiye kuzaza ku bwoko bw'Imana, igihe kizagera Imana iduhanagure ayo marira yose. Muri iki cyumweru rero tujye kwibanda cyane kuri aya magambo. Ariko Uwiteka Imana niwe murengezi wacu uzakomeza kubana natwe no muri iki cyigisho, ngo dushobora guhangana n'ejo hazaza dufite imitima yuzuye ibyiringiro. Nubwo ibihe biruhije bigiye kuza, umubabaro twahura nawo wose, ibirushya twakwihanganira byose, agahinda twagira kose, niba dufite ibyiringiro by'uko umunsi mwiza ugiye kuza, uyu munsi dushobora kuba imibereho ifite ubusobanuro, intego ndetse n'ibyishimo. Uwitwa Franklin Roosevelt yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1945. Iki gihe ni kimwe mu bihe bikomeye byaranze amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Roosevelt yaje kurwara indwara ya pararize, maze biba ngombwa ko ajya yifashisha inyunganirangingo kugira ngo abashe kugenda. Umunsi umwe yaranditse ati, buri gihe dushikama ku byiringiro n'icyizere cy'uko hari ubuzima bwiza, isi nziza birenze ubwenge bwacu. Albert Einstein, umwe mu bahanga babayeho ku isi, yaranditse ati, twigire kuri ejo hashize tubeho uyu munsi, twizere ejo hazaza. Alfred Lord Tennyson, umusizi w'icyamamare ukomoka mu Bwongereza mu gihe cy'umwamikazi Victoria, yaranditse ati, ibyiringiro bituruka mu mwaka uzaza bikongerera biga biti uzanezeza. Dusubiremo aya magambo. Victoria yanditse ati,
ibyiringiro bituruka mu mwaka uzaza bikongerera biga biti uzanezeza. Muri iki cyigisho gisoza iki gihembwe tuzarebera hamwe urukundo rwa Yesu rudakebakeba mu bihe bikomeye mu mateka y'isanzure ndetse n'intsinzi ye idasubirwaho mu ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Igitabo giheruka ibindi muri Bibiliya, Ibyahishuwe, kiduha ibyiringiro bya none, iby'ejo hazaza ndetse n'iby'iteka ryose. Nshuti mukundwa, wowe ukunda kwiga iki gitabo giheruka cyo muri Bibiliya cy'Ibyahishuwe, abantu benshi baragitinya ati ngo ni igitabo gikanganye giteye ubwoba, ariko kuwiringira Imana ni igitabo gitanga ibyiringiro by'ejo hazaza ndetse n'iby'uyu munsi n'iby'iteka ryose. Uwiteka rero atubashije kwiga iki cyigisho tugiye kwiga muri iki cyumweru dusoza igihembwe. Amahoro y'Umwami Imana akomeza abane nawe wese, umuntu wese ujye kwifatanya nanjye kwigana ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ariko mu gihe twiga iki cyigisho cy'iki cyumweru, dukwiye kuzirikana cyane amagambo yo mu gitabo cy'intambara ikomeye aboneka mu bice bya 39, igice cya 39 kugeza 42. Ibi bice bisoza iki gitabo nibyo bice tuzibandaho cyane ubwo tugiye kwigana iki cyigisho. Uwiteka rero adushoboze byose. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana ushobora byose, tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye ko ukomeje kutwitaho ndetse n'urukundo rwawe udahwema kutugirira. Ukomeze ubane natwe kandi Mwuka wawe wera akomeze atuyobore kwiga ibi byigisho, bityo tuzishimire kuzagusanganira. Uwiteka rero ubane natwe, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.